ati umuhungu wanyu yarongoye ihene ya Miyeri. Ese yayirongoye ati dore Mugisha twamubonye araza yegera ihene tugira ngo agiye no kwizitura, arangije yiyambura ipantaro ihene arayirongora. Ntago yambwiye aho yayifatiye, ariko numva ko ishyamba rya Miyeri ndizi ari hano hakurya ahangaha. Ni umuhungu wanjye rwose, ni nayo fura yanjye, ndabyemera pe. Ubwo rero ibyo bintu Mugisha akaba ari umuntu wananiye, ni ikintu cy'igihazi. Ndabyemera kuko ni yanjye nari intunze hano mu rugo, nayihavanye yarigiye gupfa. Kuko irongora nabivuga nyina akavuga ngo nukumurika. Imurika iki se nitoroshe? Ugasaga nyina ngo yiserereza umwana ngo wigira gute? Ihene yari yarazokoye yanamubona ubwayo igahaba igahumeka ruko apfuye nk'utuntu nka gutya akayijugunyira ikaturebamo akabaragiye. Ijoro kuko abana banje barara mu nzu imwe n'ubukobwa bubiri bakarara mu cyumba, noneho barara mu cyumba ya hene we bamara gusinzira urumva n'abana babira no ku mashuri amasomo y'abacanje batokombeye. Ihene akayirara hinkera, yayirara hinkera mu gitondo nangambwira nyina ni wa mugore we dore barandongorera ihene agiye gupfa nabi. Yayitangiye ihaka ari umuhungu wanje, je nabivuga nyina akangira rwamwe. Ejo bundi rero nibwo afashe ni y'umusaza hano hakurya. Dore abana bajye gabo babiri nkubwira abo batoya bambaye kotoni, uwo mukuru su wanje n'undi uri inyuma yawe su wanje, abo babiri nabanje. Ni yegweye guno musaza tuya no mu rutoki, yarayirongoye hariya mu masi hano mu ishyamba hano. Yego nanga kubimubwira ariko kugira namaze kumubona kare, kuko nari ndi mu rutoki rw'umuturanyi hano haruguru, ayizitura nyireba ayijyana mu itarasi hasi arayirongora nanga kumushinja. Yigize isekurume y'ihene. Ubwo rero nkubwire ngo none se yigize isekurume y'ihene ubwo ngo none se niko navuga wese umuntu utabasha kuba yatereta umukobwa ngo amurongore akaba yarereje mu ihene, nkaba ngiye kuba umukwe w'ihene nari ndimo mbwiranye nese tuzajya kogoshera Miyeri ryari, urumva atari ikibazo. Nari ndimo mvuga ni twabonye ba mwana Miyeri, ubu koko tuzajya kumushyira agakoma gihe. Nari ndimo bivuga ariko genda umuntu wiganirira pe. Ubwo rero mudatinze mu makoni umuhungu wanjye ni igihazi yarananiye, najye dore n'ubu ngubu kwisa aravuga ati nzaza mbice. Yaragiye no kurumwikiraho inzu. Icyo saba nuko mwamujyana mukamugorora isaha ku isaha, mwamubonera naramutanze mwamujyana mukamugorora, nabwo yazaza adafite gahunda agasubirayo byaba na ngombwa ahubwo akagwamo. Ndabivuze pe, ukoma iyi mikoro kuyivugiramo nicyo yaremewe. Ni aho urimo kumfatira ndabivuga nashaka kujya no kuri heye naramutanze, ahubwo ni mutamunyiza akazaza nk'ubu naba mu rugo rwanjye, akazaza ari wa muntu nzi ko bwa afite. Nukuri ntanze Imana aho umuhamya abaturage si ukumutanga ngo umva kubyara biravuna, ariko nkubwiza ukuri gushoboka kwiza saha n'uyu muntu atagiye ndanavuga ni yaba yarapfuye akavaho. Icyo numvikanisha ni iki ngiki, nuko iyo hene ya Miyeri ntago byantunguye, ahubwo yenda byatunguye nyina, kuko nyina nayo mubwiraga ntabyumve, yatangiriye kuyanjye. Ngewe yitwa Mugisha Emmanuel, ni umuhungu wanjye, ni naye mwana wanjye nabyanye n'uyu mugore. Bakabaye benda batanu, bamwe barapfuye hasigara mwe bangahe batatu nibo mundeba, ariko uriya we mu buzima bwanjye bubaho. Narinzi ko akura wenda ashaka kumva yuko yagira yatera imbere. Icyo mvuga nuko nta kindi kirekire mbona n'amagambo menshi shaka no kuvuga, nuko ihene ya Miyeri yarongoye. Ubwo abagore babari batatu, kuko inyinshi yabanze kuyanjye akurikiza hiyo undi muntu. Iya Miyeri ni yejo bundi bwa nyuma. Umuhungu wanjye Mugisha Emmanuel yarayibanje, niyo yabanje, niwe mugore nari narashatse, narinzi ko nagiye ko singamenye ko nunze umugore w'umuhungu wanjye. Icyabi kibimuterwa nanjye sinyizi, n'ubwenge buke n'ibitabanywe. Mu cyumweru cyashize ubwo nari ndi muhira, mfite inka ngiye kuzahirira, ndagenda njya hariya hirya haruguru y'uyu musozi gutya, ndagenda ndahira. Igihe nari ndangije kwahira ubwatsi naratambitse mbujyanye mu rugo, hariya hari ishyamba. Noneho nibwo numvise umuntu utema mu ishyamba, noneho ndabanza ngeza ubwatsi muhira, maze kugeza ubwatsi muhira nsubirayo njya kureba, kuko hari igihe bajya batwiba ibiti. Noneho mpageze uwo narebaga watemaga ndamubura, ariko bishoboke ko yatemye nk'igiti kimwe nk'agashore ndagahita agenda, kuko ntacyo nabonye. Ahubwo icyo navuze hari mu masaa 9 n'igice gutyo, nahise mvuga neka njye kwimura ihene aho ziziritse
ahangaha mureba turi. Ubwo naturutse hariya rero ngituruka hariya ariko numva ihene zirahebeba, nkumva irahebeba, nibaza ikihebebesha, ndavuga ntireka ngiye kureba. Ngituruka hariya ubwo nahise mbona umuntu uri muri utu duturusu ahangaha mureba, nsanga afashe ihene ayiriho, arekeranya arayifashe, ihene irahebeba, ihene yahebeba. Noneho ubwo ngituruka hariya nawe aba yanyumvise ankebutse, ubwo noneho abayivaho arirukanka azamura ibipantara, inkweto yazitaye hariya hirya muri zino nturusu ndetse n'ingofero ye amaze kuyisambanya. Ubwo ndamwirukankana, murabona hano hari igikombe, hari n'ishyamba. Ngeze noneho hariya hirya ubwo natanze induru hose, ndavuze induru. Abaturanyi hano haruguru umugabo duturanye yitwa Niyonzima n'umudamu we batikomera komera, ubwo baraza baturuka hariya. Umudamu yaratwite n'ubejo wundi yarabyaye, umugabo nawe ntabwo ari kwirukankana uwo muntu w'umusore uzi kwiruka. Abaturage bo hakurya nabo barabyumvaga batikomera komera. Ubwo noneho umanutse hariya, ubwo bazamutse ageze muri iryo shyamba hakurya. Ubwo nibwo nahise ngaruka arengeye muri iryo shyamba hirya iriya, ndagaruka kureba ihene, ndabaye se yaba yayiteye n'ibyuma. Nuko cyakoze cy'ubwo bati dore n'umugisha ntabacike n'umugisha, arengera hirya iriya, nibwo aducitse. Nibwo nongeye kugaruka ndaza ndeba ihene yanjye, ndebye inda y'amaganga, ngira ngo namwe nubwo ruzashize iminsi urabona iracyarangaye, ariko nubwo bidakabije ariko izakira, yari yayangije. Noneho rero ubwo ngubwo icyo nakoze nabimenyesheje ubuyobozi, mpamagara mutekano wita Valensi, mubwira uko ikibazo mpuye nacyo uko kigenze. Mpamagara mudugudu Bayiringe, nawe ni umudamu. Nagerageje no guhamagara gitifu mpamagaye numva arayivugiraho, nongeye kumuhamagara nanone nabwo numva arayivugiraho, sinongeye kumuvugisha. Ariko mbajije mutekano na mudugudu, kuko bakomeje kumba hafi bambaza bati mbese umuntu mwamufashe bimeze gute, ntaraducitse. Ubwo rero mutekano yarambwiye ati reka tushakishe hose, tugende turebe ahantu yaba yagiye afatwe, ati kuko nta marurwa nta muhano yakoze. Ubwo twaje kumenya uko epfiriya hari ahantu umuntu ngo yamubonye, kuko yamaze gucika ageze hirya iriya, umuntu yamubwira ati genda ushakire imishingiriro ndaguha amafaranga. Ubwo rero nari nagiye muhira, noneho baza ku telefone bati wa muntu hari aho tumubona. Mutekano arambwira ati noneho uwo muntu kunamaze kumenya amakuru yuko agenda n'icyuma, iyo adafite icyuma ngo afite najoro, noneho ngo abamufashe avuga ati mbatera icyuma kuko ngo anywa n'itabi, ngo anywa n'urumogi, niko babivuga. Ubwo rero naragiye njya guca mu muhanda hakurya hariya, ndamanuka ngeze kure ari amazu atukura hariya, masanga abadamu mbatekereza uko ikibazo kimeze. Baravuga ati arimo araca imishingiriro, atari ko umuntu agenda n'icyuma, ati nyamuna mwitonde nteka nshaka abantu. Mutekano ubwo aragiye agera ku mudamu uri hariya, ni umuntu wacumbitse, amaze imisego n'uwacumbitse ariko ntabwo nzi amazina ye. Ababwira ko yamuhaye akazi ko kumuzanira imishingiriro. Noneho mutekano amubwira ati wowe naramukaje akatura imishingiriro, kuko afite umuhoro utema imishingiriro atyaye yagira watema, uburetse kumwishyura turahita tumufata. Ati cyane. Noneho mutekano ati noneho reka nshaka umuntu na nyiri gukorerwa ihoterwa ku ihene ye, nawe arimo arashaka abantu, ntabwo twamwisukiye kuko umuntu agenda n'ibyuma. Ubwo icyabayeho, ubwo nanjye namaze kuzamuka cyo kuko mbona umugabo umwe. Noneho mutekano akiva kuri uriya mudamu utuye hariya wari wamuhaye akazi, agera munsi gato hari ibiraro bihari, hari umugabo wa mu kiraro, aramubwira ati ngwino dufashe, amubwira n'ikibazo cyabayeho. Aramubwira ati ko uwo muntu ko agenda n'ibyuma urabona tumwisukira. Undi ati turagenda uko turi abagabo turi banga, dore n'undi nawazanye abandi tumufate. Twaragiye rero, tukihagera dusanga wa wundi wa musore mu gishumwe wamfatiye ihene yarahageze. Wa mudamu aramubwira ngo mutekano arimo ngo aragushaka. Ubwo nta kindi yabikubise hasi, ntiyanamwishyuza, ahita yiruka amanuka aho hepfo. Tukimugeraho tugeze kuri uwo mudamu aratubwira ati araje, ariko ahise yiruka. Ese yirutswe n'iki kandi yari kuzaniye imishingiriro? Ati mubwiye ko mutekano amushaka, ahita yiruka. Aturaduhemukiye. Ariko mu bigaragara yaramuburiye, aramubwira ati igendere iva mu nzira baragushaka. Bitewe nuko bavuga ko akenshi ngo ibyo azana, kuko araniba ibyo azana, ngo akenshi ajya bimugurira. Hari n'abantu bavuga ngo amatike arayazana, cyangwa se naho yabageze ari n'ikindi kintu yibye akajya kubagurisha. Byatumye ramuburira turamubura.
ubwo tumaze kumanuka aho ngaho twaje tumureba, ariko ubwo byari bigeze mu masaa 11:40 bishyira saa 12 batangiye kuza ubwire, atangira kugenda yihisha mu bihuru ari amasaka. Tuzamutse rero hatangira kwira, tugenda tureba, noneho turashaka twanga kuvuza induko. Twabonaga muri uwo mugoroba nta abantu bari hano n'abasaza n'abantu bakuze, mbega batabasha kuvuga ngo baramwirukankana. Ubwo twamuburiye muri ayo mashyamba. Tumaze kumuburira muri ayo mashyamba, twaragiye, aravuga ati cyakoze cyo ibi ngibi akoze agomba gufatwa. Binakubitiyeho ko akunze kujya transite kenshi, agiye inshuro zirenze imwe, kandi azira ubwibyi cyane cyane. Ni igisambo. Ni ukuvuga ngo n'ubu niyo turi muhira twicara twikanga, hakagomba gusigara umuntu, hadasigara umuntu usanga bakwibye. Ese ni umugabo? Ni umwana w'umusore ari hagati ya 17, 18 mwaho ngaho. Ariko na nyina ubwe yaramutanze mu kagara, avuga ati yarananiye, muzamugenza uko mushaka kuko yarananiye. Nubwo afite izindi aferi yagiye akora nazo zimushakisha kugira ngo bamufate. Kugeza ubu hakurikiye iki none ko bigereye? Murakoze. Ngira ngo icyakurikiyeho twakomeje kuganira n'abo bayobozi ari mu mudugudu ari n'umutekano. Ubu biyemeje ko aho bagomba kumubona bagomba kumufata. Binakubitiyeho ko bakeka ko agenda n'icyuma. Nta wamwisukira kereka ari nk'abantu bangaye bamufashe bamufatiranye. N'ubu natwe tuba dufite ubwo tuvuga ati wenda uretse no kuyifata yari no kuyitwara kuko ari iba, uretse no kuyisambanya yaranayiba kuko ari iba. Ese ihene yari iri yonyine? Ihene yari kumwe n'izindi, ariko izindi zari kumwe n'amasekurume. Ese ni amasekurume. we yahise nishaka? Nijigije. Nijigije ibyaye kangahe? Mbega urebye ishobora kuba ibyaye nka 4 cyangwa 5, kuko nanjye niyo naguze. Niyo naguze. Wayiguze yarabyaye? Nawe yafashe iyindi. None se papa, Karame, hari ubwo inkuru nk'iyi yumvikana abantu bakagira ngo ni amakabya nkuru, ari nayo mpamvu tuba twigereye hano cyane. kugira ngo duhe ishusho mu ncamake byose wabisobanuye, ariko duhe ishusho yumvikanisha ukuntu wasanze uyu muntu ari hejuru y'ihene, yari yakuyemo imyenda, byari bimeze ute? Ese wabonaga ko kari mu gikorwa? Nyine uduhe ishusho. Ese agenda ihene bwo wasigaye ubona imeze ite? Usobanura ako kantu. Murakoze. Ngira ngo nakubwiye ko byabaye kuwa 4. Uyu munsi ni kuwa 3, urumva bigeze mu minsi 7. Byari sangahe? Byari nakubwiye ko hari saa 9 n'igice, hagati ya saa 9 na saa 9 n'igice. Nawe ngira ngo nkweretse inda y'amaganga yayo biracyagaragara ko irangaye. Uwabibonaga ku kanya we byari ibintu bigaragara. Noneho rero uko umbwiye uko nabibonye mu ishusho nabibonyemo, nabonye ari amahano. Nanjye uretse ko ndi umuntu mukuru, wumva ari umuntu musore ati ntagomba kumusiga, kubona nturukari hirya nkabona ayiriho ibipantaro yabimanuye n'igikariso cy'imbere atabivanyemo n'ibikandara byayo birangaye gutya. Noneho yarayifashe irimo ihebeba mu bigaragara mbibona, kuko yamaze kunyumva hariya nkomereye. Noneho nibwo yirukanse, inkweto ze ndazifite n'ingofero ye ndabifite, nibyo nasigaranye. N'abaturage natabaje baraje babona uko ibintu bimeze. Byari ibintu bigaragara, si ibintu byo kumubeshyira. Yakoraga igikorwa kuko nyirizina. Umva, urabona ndi umuntu mukuru, ntabwo najya kubeshyira umwana w'umusore. Ndi umuntu w'umugabo ngo mubeshyire. Nta kintu mpfa nawe, uwo mwana nta n'ikintu mpfa nawe. Nibyo niboneye, nta wabimbwiye, nibyo nihagarariyeho n'amaguru abiri. Wahindutse ishusho imeze ite? Nakuwe ko nabonye ari nk'amahano. Ni nk'amahano. Kubona umwana w'umusore, yego sinashyigikira ubusambanyi n'icyaha ndabizi, ariko ntagiye no mu ndaya cyangwa ngo agiye no mu bihuru hirya mu bantu, agiye ku matungo. Ni ikibazo nagize. Igikorwa kirimo gutya. Nkireba gutya. Rwose yifatiye ahangaha kuko nari nayiziritse hariya izana ndayimwibonera. Ibipantaro byambaraga agenda yarengeye ahangaha azamura ibipantaro. Ari nabyo byatumye inkweto zita. N'ingofero. Inkweto ziri he? Ziri muhira narabibitse. Ni ibibodaboda n'ikigofero cy'agakinga. Nibyo yari yambaye. Indi myenda nyine ubwo urumva yazamuye ibipantaro, ntabwo yari yavanyemo ngo ashyire hariya hasi, ahubwo yari yabimanuye. Ubwo yabizamuye yiruka, ibyo ni byabashije gutora. 「 rero
iyi hene twayishyiraga ahantu kugira ngo ibashe kubirisha, nawe yari arimo atunda ibyatsi byo gusasira andi matungo nk'inka, yayishyize ngo hafi, niko yambwiraga. Njye sinari nararebye yuko ari na hano, ahubwo nari nzi ko ari hariya hirya, kuko ariho akunda gukorera zireba nyine kugira ngo ibisambo bitazitwara. Ariko noneho nagiye kumva numva avugije induru, noneho mfata fone, ariko nyine numva bikorerana ntese ndamuhamagara, ntibimeze bite, atarayibaze. Njye numvaga ko rero ari uburyo bwo kuyibaga ngo wenda bayijyana ibice ari inyama, mu buryo bw'ubwibyi. Nuko ntiye babawe, ubwo nyine amajwi arimo arakorerana n'abo baturanyi, numva bavuga. Ubwo aza kuyizamukana, ariko urumva hari hashize akanya, nkitegereje mbona ifite ibikomere ku nda y'amaganga. Noneho ntigewe rero ndabona harimo n'ubuntu bw'Imana, ntigewe nari nzi yuko nk'uko asanzwe ari umwana ukubagana, yavuye mu ishuri mbese akubagana, ni ukuvuga ngo arashakisha ubuzima aho butari. Ntiyewe ntahubwo Imana ishimwe, ntinari nzi ko ayibaze kugira ngo ayijyane ibice. Ubwo rero asobanura uko byagenze, byakira gutyo. Bukeye hari n'umuvandimwe waje kudusura areba ibikomere ifite, ariko nkanjye uyikurikirana kuko aba ari muri rwinshi, yajya mbese kuganga ukabona birayigoye. Ariko njye nkavuga nti aba ni abadayimoni b'abahehesi, dukwiye kujya ku mavi dushishikaye. Ndetse nuko hari n'igihe cy'imbabazi, habaye kera ntibamwe b'isodomo no kwa Nowa nuko byari bimeze. N'ubu ngubu igihugu kiba kigushije ishyano, ndetse mu mudugudu wacu ntitaye no ku matungo, n'ubu tuba duhombye umuntu mu buryo bw'ubunyamuntu. Yari yayikomerekeje rwose, nka kwa kundi ubona iyo yabyaye nk'umwana munini ikomereka inda y'amaganga. Buriya yagiye isibangana hamaze koroha, gusa yagiye abaza ngo abaganga nta miti yayiteye, ariko ndabona imeze neza uko byagenda kose. Yavaga amaraso nyine ibisebe bikanuye by'amaraso. Ntisubwo nkubwire ngo inshuti. Mama, ni ibintu mwakiriye gute? Ariko rero njyewe ntago nahamutse, kuko nk'umuntu usenga, hari n'umubwiriza wigishije icyo cyigisho, ntabwo ngo kuko abahanuzi b'Imana dukwiye kububaha, urumva ngo nuko afata ihene. Nibwo nabwiraga ngo dusengana nti ngaho cya cyigisho cya wa mubwiriza Yasoni ntikirasohoye, noneho tubyirebera n'amaso. Kandi n'ahandi bijya bibaho, n'inka bagazifata. Wumva bavuga ingo nyinshi ngo agenda afata ihene. Afata ihene gusa. Aha haba utwana tw'udukobwa nahoze mbwira ba nyina nti nimutabafata, dore bajya baza gukinira aha ngaha. Hariya barahakunda ku gikumba kiri hariya. Nti nimutabafata azahabasanga. Reka njye mvuga ko arwaye mu mutwe. Ubanza ari umurwayi wo mu mutwe. Usibye ko asanzwe ari n'igisambo. Igisambo kijya mu mazu y'abaturage, n'amahene ngo arayatera ibyuma ku musozi, arazitura akajyana bakazimutesha. Ntabwo ari umwana mwiza. Arayigira ino hose baramuzi. Baramuzi cyane. Banza ari umurwayi. Ni ishyano nyine. Urumva ari ibintu. Ni ishyano. Banza ari umurwayi ahari. Ihene rwose. Niyo tugiye mu nteko nyina atamutangira ikibazo. Abaturage tukaba ko twagisubiza hagati y'umwana nyina. Ubwo rero hasigaye naho ubuyobozi. Ari amatungo, ari imyumvire mibi. Rero hari umusore mukuru mwanyina wabo wicaye hariya. Hariya ngo iwabo ngo harizo yajujubije. Ngwere ku muturanyi wabo no kuzi wabo. Rwose uyu mwana uretse leta yamuhugura nk'uko ihugura abandi, rwose umwana umutera agahinda.
niyo wakwibaza namubyaye nawe yarumiwe nyina rero itungo akaritwara yahenga ibishyimbo kumva yaje mu nteko ati muyishana ntwari ibishyimbo ubwo twebwe icyo dukora hasigaye ubuyobozi niyo bwamutabara yarakwigufasha bukomeye nta kintu ayivugaho kintu yigize isekurume si ihene yambere dore hari abaturanyi bandi baturanye nawe barabihana gusa ntiyigize isekurume ni gufata mu ihene nyine ubwo umva twese turababyeyi umwana yadukwaho tubireba niyo wamubona ari ipfa ngatatamba tukabwo tumugira twamira dutese naho ubuyobozi ntabwo bakazafata n'abana banyu ubwo biratangiye rwose icyifuzo se ni ubutabazi bw'ubuyobozi bwamugera mu ivuriro bwamugera mu igororero leta nicyo yakora aho twebwe nta bushobozi bundi leta niyo yagira icyo ikora yamushyira mu igororero ikamuhugura yamugera mu bavuzi bakamuganiriza nta kintu twakora hari nabo hari ababishinzwe bazi gusoma cyane ugiye ntabwo urabyinjiramo cyane hari umurongo nayobya nkambivuze nabi ariko hari ababishoboye bazi gukurikirana amateka nuko ibyo ko byagiye bihanurwa n'ibyo yagiye biba mu gihe cya mbere hakurya ku rutare nari ndimo nahira numva uriya musaza aratatse ati ni mu ntabare njyewe ngira ngo ni arayitwaye noneho numva undi mugabo w'aha ngaha ari hakurya aha ngaha nawe aramutabaye ati komera noneho njyewe ntabwo rigize mbasha kuzamuka n'amajije nti ni ibiki bibaye ntese barayitwaye ntikuri aya manywa kubera ko nzi ko abajura bateye bibi ihene ngira ngo barayitwaye aho nzamukiye nsanga ni ukuyihohotera ubwo rero uriya mwana yaratunaniye no mu mazu ajyamo noneho asigaye agenda n'ibyuma njyewe ubwanjye ejo twarahuye mu gitondo njya guhinga hariya ku muhanda yari afite icyuma n'agafuka mu ntoki yambaye ikigofero gipfuka mu maso wagira ngo ni umusazi bita nibaza ngo se uyu muntu noneho arasaze ese mana ko ngiye guhinga urugo rwanjye ndarusanga ari amahoro kuko mu nzu ajyamo ndavuga ubwo nahinze ntahinze mfite ubwoba nje sanga cyakora ni hazima ntiyagezemo ubwo rero icyo twifuza ni uko mwadufasha mukaba mwamushyira mu ngororero mukamuha umuco kuko mbona ari uburwayi yifitiye nta buzima uburwayi bwo mu mutwe bumugaragaraho gusa iyo agenda ubona ari nk'ikintu cy'igisazi kivuga amagambo utamenya ubwoko kiririmba mwana ahura akaba yanagukubita n'intarasi kuko aba afite n'icyuma nta muntu watinyuka no kumwegera ihene ngo yari yayangije warabibonye narabibonye yari yayangije nyine yari yaragirangaje inyo isa n'ibintu by'umweru byinshi isa n'ibintu by'umweru isuka byinshi rwose ubona yangiritse cyane birashoboka ko yabarazate kuko baramwirukankanye uriya musaza avuga ati ngo ararenze hakurya mu ishyamba noneho ndavuga ntese umuntu wibye ihene kuri aya manywa koko ntubwo ninde ubwo rero ntago nabashije kumenya uwo ari we naje kumenya uwo ari we nyuma ariko nje ndebye ihene ukuntu imeze mbona biteye isoni nyine yari yayangije gutya yirangaje cyane izana ibintu by'umweru byinshi twabyakira gute se ko tuvuga ko ari uburwayi buriya twamenya ari ibiki barasa uburwayi twarumiwe twabonye ko ari imperuka itugereyeho ukuri da nk'abandi ariko mu gukura akura ajya mu ishuri biramunanira byanga mbese mugisha yakuze afite imyitwarire mibi kugeza n'ubwo agezeho noneho no kunyandagaza ndi umubyeyi warampinyuka izo hene arongora agiye ntabwo nari narabishingiyeho ko navugaga nti ntabwo mbizi sinzi ukuntu barongora ihene na n'uyu munsi ntabyo ndamenya ariko numvise ihene ya Miyeri yafashe ise we yarazaga akambaza ati ihene go nduzi bimeze biti anyewe jewe ndabona ihene libanza yamuritse kuko bavugaga ngo ihene zirwara indwara yo kumurika akabyihorera nanjye nkabyihorera ariko uwo muturanyi wacu Miyeri nkurikije uburyo tubanyeho twabayeho nanjye ubwanjye yarandeze Miyeri ariko mugisha n'umwana mubi ndamubagayiye bitabaye nasabye keshi ubuyobozi akimara kwanga kwiga nabo ku karere barabizi mbasaba ubuyobozi ngo bajye kungorera mugisha atararengerana atarankubitabi none ubu yishwe n'itabi mu bwonko
mbona yarangirikaye ubwonko mbese nabindi yaratunaniye twarahanye byaranze abayobozi barahanye ababyeyi hanze barahanye Mugisha yaratunaniye ariba buri munsi yarafungwa agafungurwa kaza noneho aho yagezeho birenze urugero byanandenze mbese ibyo kuba yarasamanyije ihene warabimenye nabyumviseho gutyo ariko urumva ko nyine si ukumubeshyera kuko Mugisha turamuzi abo baturage bamubonye baramuzi nta wundi mwana umeze gutyo muri aka kagari kacu usibye Mugisha watunaniye ni umwana wanjye n'imbyaro yanjye hari ya 6 je nasabaga yuko mwamfasha nk'abayobozi mukajya kumungororera wenda yazasubiza ubwenge ku gihe cyangwa se byaba na ngombwa mukareba ko hari uburwayi bwo mu mutwe afite akaba yahabwa ubufasha akajya kuvuzwa ko uyu musaza yari yatubwiye ko ari zo yamufashije ingofero nibye rwose nibye ni wigishidikanya nanjye navuze neza uko mubizanya ahubwo ari nibye dore n'umusa byambara n'uwo musi yabikuye twebwe ntabwo twari twabimenye ahubwo nabonye yambara imyenda iyi myenda koko ni iyi ngofero n'izi nkweto n'izamugisha bakunda kumwita Byiringiro Godi mwirangamimerere kuko yafashe n'irangamuntu yitwa Byiringiro Godi ubundi bakamwita Mugisha yararaniye aho mbasha kumbwira ko ndi imbwa ndi igitutu njya ku karere gutanga ubuhamya hari nubwo yabwiye ngo afite icyuma yaraje atwara icyuma mu rugo tujye kumwandagaza ese ubu bisishyano mama isishyano birenze ishyano jewe navuze nari niba ari n'umusazi niba ari n'iki kuko bamujyanye mu mayaga hambere baramufunze ubundi burwayi afite ni itabi ndagenda reka tuzamuke nirira tabi ryamwishe ryamwangirikaye ariko gitifu ariko urumva ko nta kibi yarakuzaniye ni mu ntabare mwitabara pe ni mu ntabare rwose ni mu ntabare mu munkurira aha nagenda akakubita imyaka 3 nanjye nayo maze Huye nagenda agakora uburoko buri azaza nawe ihene zo kuzirongora rwose ngo ni yirongora ihene nave mu ihene z'abandi ubu se nk'uwo mwana azahura wenda akamushyiramo mu mutezi w'amatungo urumva atari kwica se arimo arica abantu ashaka kuzica abantu ubundi urumva ni ukwica akagari ukica umurenge ukica agasozi kose niba arongoye